Ndi papa sava. Terezo. Atwe umuntu aba ari mu kazi niko nabari mu kazi wa muntu we natwe ariko urayitwara turimo dushakisha harya mwuga ndawumenyereye ubwo nangaye yaka hafi 15 ntabwo ari menshi nubwo essence yahenze twe ntabwo tuzamura ibiciro ni 2020 cyashye mbwira ya nkwishyura nigendere wa mugabo wuze 20 se ni 2020 hano tuvuye we ntubonye koko ukangana akunyakasa urakomeje se cyangwa no kugira ngo tugumye tuganire nkuko uheruka kugenda na moto ryari uheruka kugenda na moto ryari hari birenze si byose bisanzwe ni 2020 ahubwo njye simenda ihura n'insibikazi ije mu muhanda vaza ari kuguca nka 30 akira kuramo 2 byawe unsubize 3 ase boss bite byawe byo ndiko kubira ngo ari kubyumva ndavuga igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa igiswahili utumva ni 20,000 z'amanyarwanda mpereza amafaranga nigende tuve mu bintu by'imikino ndi mu kazi nawe ujye mu byo nanjye nkomeza akazi kanjye ariko nta n'umwanya nanjye mfite wo gutaha mugabo nese ni ibintu ukomeje cyangwa urivugira nkaya mugabo ibi nikira asuko ko nese ko mbona utari umwana nibyo mvuga ntago ni 20,000 niba utumva igifaransa ni 20,000 mu manyarwanda shaka izindi note 3 nkayo uzongereho umenigere mu kazi kandi nunesha umutwe tworoherane twumvikane ese ubwo urumva ibyo bishoboka hatu ahantu nsanzwe ngendera hagati y'igihumbi cya 5 na 2 ngo nguhe 20,000 ngo ngahe iyi moto se ijyamo ibivuzo iyi moto ijyamo amaganura iyi moto nyarama nkatsa nkagenda 1,500 mbere n'ahantu tuvuye ni wowe nkorera se ako mwagiye mumenye waguha moto wagwa mashini nkingi nguje muri banke ukora uyishyura oya amafaranga yazishyura wayishyizeho ndavuga iyi mashini moto iyi ni mashini wangu ntugire ngo iraka ntera umugeri kaka iyi umuntu arayikora muri banke yishyura amafaranga urumva nese kuba wishyura amafaranga wumvise ko ari njyewe uri bukwishyurira umwenda wose uri tugiye gupfa urugendo koko ntabwo wishyuye ntabwo wagiye kuri moto igiciro niba utakizi ni 20,000 fata wowe ntarurira nigendere man hakuze no nshyiraho ibiciro ariko wigumya kunyereza wa mugabo wumvise tuza dutera urwanyu ugira ngo niko bikomeza kwari wagira hakundi ubwo bufaranga wabukurekera bwakumarira icyo ukabujyana urabona bwakumarira njye urabona njyewe napfa bakanshyingura kubera ko nabuze ubwo busabusa bw'amafaranga hagiye mumenya agaciro mufite nese ntago yafata nigendere ndagwe mu mafaranga yanjye 20,000 ibyo niyo nakoreye aya mafaranga ntuyafata nigendere musubiyemo ako wagiye umenya ubusirimu bwawe ubona uri umugenzi nk'abandi cyangwa uzi ko ntakuzi televiziyo warazifasha amatelefone warafasha umuntu arareba muri touch agahita kubona yafungura televiziyo agahita kubona wajye umwagiyemo yatanga amafaranga ko mama yakoreye natwe tukabonaho nese ibyo nibyo nge mere ngarurira nigendere cyangwa umbwire kumana se ushaka gutsimbura ariko no kugira neza bibaho kabisa ubusa wa mugabo none se nagushimira nkavuga nti merci hanyuma nkigenda cyangwa urabona ngana gutya ndabona utandusha n'ibiro byinshi twabamotari turarya umureti mwiza ngutikura mbere ibiryo biryoshye byo muri restaurant bitikura mbere nakwese nagukandagira akose ntariko se none se ko ndi kukwishyura ntuyafate maye ndabona ibintu byabaye wabigize imikino none harekanze tubyumvikaneho neza shyiranga sishanura ndavuze ngo shyira ngaha nese nako naguha amafaranga yawe ntakabatware ngo mwumve ko mugomba kugenda mutishe cyangwa mwishyura yo mushatse ntago ari mwe mushyira ibiciro ndagumeza amafaranga kandi ndagutanyura ngo iki ndaguterura ngushyire mu birero hano ukubita hasi nagukandagira mu ndu uturika ngo po uturitsa ndewo ndaguturitsa nyine ngiye hatunge uranzi hati cyata mu mafaranga yanjye
kandi njyewe tutugabo nk'utu buri munsi iyi minota ntindije hano njyewe ko ndi mu kazi kanjye ufite akawe nigeze ngutiza mu kazi kawe ntizo 20 ntayo ngo akomeza cyane kandi na we basi uyu mugabo urashaka amahoro zana ya ngaya uzane n'izindi zana kose bite uretse ariko se kose aba bantu nagupima ariko se Yes. uri gukanga tinukirize wumva uri gukanga Wait, bareke bakocora. nagutera we Buretse hatu. Umva, Papa zana izindi Sava. zana amafaranga zana izindi 3 Hatu. Ariko mwiriwe kwanza. wiriwe digidi Komera. Hatu bigenze bite? uyu mugabo umugabo iki ngiye kumwishyura ngo ni mwe ngo ibihumbi ngo 15 20 nyine 15 15 kuri uraye Kuri iyi moto se? none se ubwo urumva hari ibirenze oya namwe musarega mwebwe mu muri abastare wana Ubu sinifuru Kohereza noneho ku buryo amafaranga bavuga ngo yigendera. ajaryaho inkoko wenda ngo ni inkoko ajarya. mvuna we nanjye ndavuze ni reka muhe ikiraka urumva ndamutega ni hariya ku murenge pe Ako se hatu. Kuko nawe uri umuntu w'umuvandimwe ku buryo wakura umuntu hano ku murenge hano hepfo ukamuca veni. twumvikane nawe ujye umenya ibyaye byanjye ndabizi aho namukura hose ntabwo ari wonshyiraho ibiciro Ariko nawe ugashyira mu biciro ukagira oya twese moto digidi umva reka tureke twe moto oya, ntituzigenda. uretse tureke kujya mu bintu byinshi aka kamoto ni n'agashyashya Uyi, we harebe. mukubita izo vene none se uko ubizi voka yo muri alimentation yagura nk'iy'abanyagarura Oya wihuza ibyo bintu. Wihuza ibyo bintu. musa yaminiye nyine umukubita ubwo buce Ariko se kuki mukucyara uko mwabana? Notiseri n'inzira. avoka muri alimentation wenda ni yindi niya yindi We niziye alimentation uko ni y'abanyagatabo oya reka mubwire abantu abantu tujye dukora. mani mubijyemo uyu mugabo ntamwese None se uri gushingira kuki? Ni urugendo rurerure. umva uko ibyo ntabwo bikureba njyewe mfite uko mverisa cyangwa se sina verisa mfite uko nkora akazi kanjye niba mutwaye mwe ni 20 ntiyagomba kuma nta bintu byinshi Mwavuganye Papa Sava? nyine urumva ukuntu ibintu byagenze urumva ngiye nasohotsemo hariya arambona atutancisha w'icyashara bari benshi Yego. atujye Wari n'umuntu w'umuvandimwe ari n'umuturanyi. nicara kuri moto amereza kasike nyikomitamo ati se ugiye ni mu rugo ariko ndabanza nyure hariya hepfo kunoza ku gakorosi hariya Mwahagaze. oya na nyine kuko ngiye kureba wa mugabo mani njye ndashaka kujya mu kazi wawe Urumva? Reka ariko batubwire nawe tuza. Urumva none so afite imashini ipyatura amafaranga ku buryo atoragura agahita aguhereza gutya. yacana na stationnement urumva digidi nyicara kuri moto ndamubaza ni nangaye urumva digidi ni nangaye Yego rata. ati yaho shyiraho icyuma ati si ngombwa turi mu muhanda w'ibitaka Yego. ariko nibyo byari bworohe ati wowe yaticaraho nta kibazo Urira moto. ni none se ubwo turabibara gute atari ko nk'abantu baziranye Yego. abagabo babiri baganira ati jyaho Oya uri n'umusirimu ureba urugendo ukuntu rungana usanzwe utega uyijyaho ukavuga uti ni none rero turaje tugeze aha ngaha njyewe ndamubwira ni rero fata 5 nangaye Yego. ati ni 20 amabita agira ngo harimo 20 menshi se. harimo arikinira ndamubwira ni urumva ati gidi ni ngibi 5 kuramo 2 usubize 3 ati reka da ahantu mwebwe muhagendera Oya Nsabima. hari nuza kanishyura 25 Umva Sabimana nawe akanonobetsemo ngo baragafashe bati. baragafashe man Bandeze. wa mugani uza abantu twirwa tubareba kuri televiziyo se ubwo urumva wamubona ariko se kuri televiziyo nicyo nicariye Ako se man. Icyo None nicariye se umuntu azi yuko nawe yaminiye udaseba are muhagendera ngahe gereka nkubwize ukuri hatu urabizi sinkunda amafaranga ariko nanone ntago giye nshobora kwicara ngo genya atagaguze mu bintu bijyanye na ekonomi Vuga nangahe se nyine haba ikintu bita itubya mutungo ni kwa kuno umuntu yicara ukazana amarangamutima muri business akaguca 2 ngo abantu bataguseka ukayamuha giye nkubwize ukuri hatu giye ne wantwara saa 4 za ninjoro ukankura ara ku murenge ukangeza hano Rwanda rwo kwa Generality haramwikona ntago nakurengereza icyabiri ahambirwe cyabiri ahubwo none niba ari nibyo none harajyaho na station nawe niyo mpamvu atabaye umumotari mu Caritas wewe watanga ngahe wari umwishyura ngahe njye nari muhaye 2 nsanzwe magendera 1000 cyangwa icyatanu reka nkubwire nayo na 20 ntabwo nyemera harashyiraho na station buse muparitse ibintu ngahe hano use nubu umaze gutwara abagenzi buse mumaze gutwara abagenzi ko mwabaye muti nde naje mu kazi kimwicara mukumva ko mwanezezwa no gucomeka abantu ndi mu kazi tujye tubwizanya ukuri ntukamvangire mu kazi pasaba igendere okay uzi icyo ngiye kugukorera hato ukora se aricyo cyanyuma
uyu navuze icyabiri sinatanga icyabiri nk'uyu wamushyiramo nk'inshi 20 nk'igenda ariko si ubwo urabushingiye wakukubita inshi nka 10 urabushingiye ku cy'u Rwanda kera mutubuze kandi mw'abantu sinzi ikintu abantu baba banyweye fata kuramo 3 none usubize 2 gwiki ayo magambo ntihongeye no kuntera ariko se hatu reka turekane no gukabya ibintu nje naje ngira ngo urimo gukina mwanyijije kano upimye veni uretse gatoya upimye veni uyapimishe ni uruhe rugero ushiriye rwagenda 500 ntabwo nshwana nawe nakunoba ariko surano uriya wabonye nagushwana nawe oya ntiyabonye namworoheye akagira ngo njye ntabwo narwana ako se twumvikane mane bariko banakumena iyo myitwarire uri kugira ntabwo ari abagenzi wamaye amafaranga ariko ubwo urajya urarwana mu biki ntabwo nakubwira ngo ushyiraho mubazi wayishyizeho ntabwo wanze reka nkubwire icyuma wagishyizeho se wabyanze ngo turakadire none tugeze aha ngaho utangiye kukunera hejuru mubazi se ntabwo rero wanze kuyishyiraho ubu tuba turi muri reka mbahamagare aho mwakoze ikosa icyo nari ngiye kubwira muka guhamagara umva ndekurira telefone se baburetse twumvikane ibiki se ikibazo se mubazi oya tuza nta kibazo kirimo gikomeye pe n'ubundi wakubita umuntu ukamumena agatuza wamumena impyiko washyizeho n'ibiciro sasa none nta kibazo ngiye ikosa narikoze nafashije umuntu gutwara abagenzi mu buryo butari professionnel njyewe niba hari amande baca n'umugenzi ndabyemeranya atangiye ndahagarara aha nanjye ndaza gusobanura ukuntu ikibazo cyagenze maze wongere ukwega gatuza nawe baguca amande nanjye bayance twese oya reka twese niba duhanwe ariko iki kintu ntikizasubira papa sava buretse guhamagara tubanze twumvikane sibyo nyine wenda mubaze kubitagiyeho Sabima nawe uri kubyumva hari igihe noneho reka byamubaza biveho hanyuma wowe watwaye wamuhaye ihe discipline ibyamubazi nibiveho wese ubu nuhamagara ko ntashyizeho mubazi ukanteza leta ubuse urabona nibampana birakumariye ese kutinda guhamagara nimero ntuyizinje nyikubwiye hanyuma se wowe ko wakagombye kunzana ukangeza hano mu mahoro ukaba wenda kunkubita ngo umena agatuza umena impyiko we byari kukumarira iki ntabwo ibi bintu ari ukuzuza noneho reka tujye inama nk'abarya ibimbuto sibyo digidi inama nziza wowe hamagara abayobozi ba koperative bazi babakemura ahubwo reka nkwereke nk'ubwo none fushe iki noneho mpayo ngayo muhereze iki muhereze nyine umuhereze n'utwo dukeya byibo mama ayo ngayo washaka kumpaye basi yame ngende tworoshye ibibazo ujye mu kazi nanjye njye mu papa sava kuri uru rwego bigezeho bigeze aha ngaha nta n'igiceri cy'icumi ntabwo dore noneho ikintu cyiza ngenge kubagira ntacyo naguha ntabwo nkibaye umugabo wo guhamya yuko mutari mwayakisha ariko reka nigendere ntampamagare mwebwe mu birangiza oya buretse kugenda buretse kugenda tubanze tubijyemo ntahamagare erega ntabyo tujyamo ngenda kubwiye ngo ayo wanze wayanze mbere uhamagara abayobozi hanyuma baze badukiza kuko amafaranga ashobora kubura ariko ukanyereka ikinyabupfura none se si ugufatanya hariya hahagaze bake nyine ndagira ngo twumvikane nayo wenda ibyo ibihumbi bibiri wenda nayo nshobora hari igihe nayemera yame basi nayo twumvikana ariko utampamagara cyangwa yajyana natwe hanyuma ibyo ntabwo ari byo bavuga ngo uririra byinshi ukabura na duke wari ufite umuntu umugiye inama mukumvikana mugasayidirana nk'uko muvuze ubwo hatabaye amategeko ntabwo haba n'umuco mukawubahiriza ese papa sava uramwishyuye umwishyurire iki ntayo nama mukurikire nawe agenda ajya kukuguriza cyangwa mwari muri kumwe n'ubundi mwari mubifite umusabye ari ukuganira genda uganire nawe ntubure abandi muganire ugendere abantu utagiye ugaturebe iki ugaturebe